ibyo umuntu abikubwiye umukinnyi abikubwiye wamuseka. natwe hari abanyamahanga twabwira aya mateka bagaseka. hari abanyamahanga bakumva ingi bakumva birasekeye, ariko we know that erega brother wanjye, my sister, nta muntu uzatwumva kurusha uko twe twiyumva, kandi abo twaburiye mu isiza ntaho tuzabona mu isakara. abo twabuze 9/4, abo twabuze muri cyagihe twari dukeneye ubufasha, muri cyagihe umunyarwanda cyangwa se inzirakarengane z'abatutsi abasaga miliyoni bapfaga bakubufasha batakamba mu marira menshi, agahinda ndetse n'ububabare n'umutima ushaririye. ntago ari bo tuzabona muri aka kanya. tuzi n'igiciro byadufashe, tuzi n'icyuho byasize, tuzi agaciro kabo twabuze. ntago rero ntago this moment, ntago twebwe nitutiyiga, nitutamenya ngo amateka yacu n'ayangaya, nitutamenya uburyo tuyasigasira, ntabwo turutse United States, ntabwo turutse za Poland mu Bwongereza ari uzaza gusigasira ayo mateka yo byakunaniye gusigasira. iyo si 9/4 bashiki bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, ba mama bacu na ba sogokuru bari barimo. niyo mpamvu aka kanya turi hano. ese niyo mpamvu aka kanya twibuka? ese niyo mpamvu iyo tumaze imyaka 30 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? ese hari wari kuza kuhana perezida wacu cyangwa se abanyarwanda iyo tutibuka? reka mwifurize kumera neza, kugomeza kugira amahoro y'Imana, agomeze agusangweho aho uherereye hose, waba uherereye mu Rwanda, mu mahanga ndetse no mu bihugu by'ibiyaga bigari. ahandi ngewe ndi mu gitondo, reka nkubwire ngo nawe aho uri, niba uri mu gitondo ndagusuhuje, ndakubwiye ngo uramukane umugisha wa Allah cyangwa se umugisha wa Jah. amazina yanjye cyangwa se unyite da pharmacy nyawe, mba mari hano buri munsi kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye, byinshi byiza, kandi byinshi bibahereza update zigiye zerekeza cyane kuri bino bihe turimo byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. hari ukuntu rero abantu tujya twibeshya mu bintu byinshi bitandukanye, ariko hari ibintu twibeshya bitari uko dufitemo ubuswa, ahubwo ari uko twagize icyo bita kwirara no kwirengagiza. ntabwo ari uko turi beza cyane, nta nubwo ari uko dukora ibintu byiza, nta nubwo ari uko dufite impano zirenze cyangwa se isura zirenze zitumye aka kanya turi hano turiho hari abandi bagiye cyangwa badagifite umwuka nk'uwo dufite. bizagusaba cyane kurwana intambara, bizagusaba cyane guhangana, bizagusaba cyane kwihangana, bizagusaba cyane kubaho nyine uri wa muntu uzi neza yuko ubuzima urimo none aha ngaha ari ubuzima urimo ariko ejo buzarangira. ubuzima urimo none aha ngaha ejo ushobora kubura. as long as uzi ibyo bintu rero kandi unabitekereje unabyitaho, reka nkubwire ngo jya uhereza agaciro abo turi kwibuka aka kanya. ntabwo ari uko bari banze kubaho neza, ntabwo ari uko bari banze kubaho mu migisha cyangwa se kubaho babana n'ababo n'imiryango yabo, nta nubwo bari banze kubaho mu byishimo cyangwa se kuba mu Rwanda dufite aka kanya. ako kwa hari igihe dusanga ubuzima buduhitiramo, hari igihe dusanga dukora iby'ubuzima budusangije butujyanyemo, bisanze bitabye Imana bishwe bw'agashinyaguro, ndetse atari uko hari icyo bapfa n'abantu, ahubwo ari uko ari cyagiye wisanga muri situation utabasha guhandolinga kandi utagizemo uruhare. ese byibuze ujye ufata umwanya ugatekereza, ukabatekerezaho, ujye ufata umwanya byibuze ugatekereza ku buzima bwabo n'agaciro. abasaga miliyoni twarababuze, tubabura mu gihe kingana n'amezi 3 gusa, mu minsi 100. ubuzima burenga miliyoni, ubw'impinja, ubw'abamama, ubw'abapapa, ubw'abasogokuru, ubw'abanyogokuru,
twawubuze mu gihe kingana n'amezi 3 gusa. Byatugora cyane ko iyi situation twayiyumvisha, byatugora cyane ko twakubakira kuri ayo mateka, ariko biranatugora cyane kubyakira. Hari urugamba bisaba kurwanisha umutima ukomeye, urugamba rusaba kurwanisha kwihangana, to be patient. Pana rwa rugamba rudusaba kugira ngo turwane cyangwa ngo duhangane dukoresheje imbunda, inkota cyangwa se igipfunsi. Aka kanya urugamba turimo natwe ni urugamba rurwanishwa umutima wihangana, urugamba rurwanisha umutima uri strong. Tuganira cyane kuri bino bintu, tuganira cyane kuri aya mateka, ariko njyewe ibi ngibi hari n'irindi somo binyigisha. Rimwe muri iryo somo binyigisha ni isomo ryo kumenya ko ubuzima ufite none aha ngaha, ejo cyangwa ejo bundi cyangwa no mu masaha ari imbere ushobora kurangira. Ushobora kuba umeze neza none aha ngaha, ufite amafaranga, ufite amabiliyoni n'amabiliyoni, ukabyuka mu gitondo usanga nta n'igiceri usigaranye, kuko niyo si tubayemo. Turi mu isi itadufitiye impuhwe, isi itadufitiye imbabazi, isi itatwitayeho, isi izasaba ko twe turwanira ubuzima bwacu. Turi mu isi yababaye, isi ifite agahinda cyane, aho usanga umuntu yanga mugenzi we ntacyo bapfa, aho usanga umuntu yifuriza mugenzi w'ikintu kibi ntacyo bapfa, mu by'ukuri batadikanyijwe n'isambu. Niyo si turimo, niyo si 9-4 bashiki bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, ba mama bacu na ba sogokuru bari barimo. Yasi itari ifite impuhwe, yasi itari ifite gutekereza ku muntu. Niba ufite ibitekerezo byiza nk'umunyarwanda uri muri uru Rwanda rwiyubatse, u Rwanda rwubakiye ku mahoro, ubumwe ndetse n'ubwigenge, ufite contribution nyinshi watanga, ufite contribution nyinshi watanga ku gihugu, kandi nawe bikagaragaza ko ufite aho ushaka ko none u Rwanda rwacu ruva naho rugana. Ishimye cyane Excellence Paul Kagame ko yatuvanye muri cya gihe cy'igice cy'umwijima, cyagiye twari tubayeho mu macakubiri, cyagiye twari tubayeho tuba mu bwoko, tubarizwa mu bwoko, dufite ibyiciro bitandukanye. Njya mushimira cyane ko yafashe iya mbere akavana h'icyo cyuho, akagikura, akakiziba cyane, tukaba turi Abanyarwanda. Ubu ngubu twese nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi, ubu twese turi Abanyarwanda. Abanyarwanda basenyera umugozi umwe, Abanyarwanda bafite intego zimwe, Abanyarwanda bifuza iterambere, Abanyarwanda bifuza kubona u Rwanda ruri gukompeta n'amahanga. Najyaga nibaza icyo umuntu yakora kugira ngo yitwe intwari. Najyaga nibaza impamvu 94 habonetse intwari nkaba Uwiringiyimana Agatha, abana b'Inyange. Ariko buriya ikintu cya mbere cyakugira intwari, ikintu cya mbere cyakugira ushaka kuba we, cyaguhesha n'ipeta muri association cyangwa muri society turimo, ntago ari uko waba uzi kurwana cyane, ahubwo ubutwari bwa mbere ni ukugira urukundo. Kugira urukundo, gukundana, kuba hafi ya mugenzi wawe, gutanga contribution yawe nk'umunyarwanda cyangwa nk'umuturarwanda muri ibi bikomeye turimo byo kunamira abacu bazize Jenoside. Njya nkunda kubivuga nkavuga ati, nimba utekereza neza yuko uyu munsi ufite ubuzima aka kanya, ubuzima bwawe wihariyeho ndetse ufite na independent widependingaho, tekereza neza ko
ejo ubwo buzima buzaba butari mu biganza byawe. Birashoboka cyane kuko uyu mwuka tuhumeka ntabwo tuwishyura, uyu mwuka tuhumeka nta taxis tuwishyura, ni umwuka duhumeka w'ubuntu, tubaye kubw'impuhwe z'Imana. Ntabwo twasigajwe kubera ko turi beza, ntabwo ari uko bari babonye batambutse bagiye bitabye Imana, bariya bari mu bitaro bari guhumeka uwa nyuma, bariya bari mu bitaro bari gutaka bakoze impanuka, ntabwo ari uko bo bari babi, nta nubwo ari uko tubarusha ubwiza, ubukaka cyangwa se ubushongore, ahubwo dusigarijwe hano impamvu, ahubwo icyo dufite kumenya muri aka kanya ni iyihe mpamvu dusigajwe, niyo mpamvu aka kanya turi hano. Ese niyo mpamvu aka kanya twibuka? Ese niyo mpamvu iyo myaka tumaze imyaka 30 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? Ese hari uwari kuza kuhana perezida wacu cyangwa se abanyarwanda iyo tutibuka? Nta n'umwe. Ariko kubera ko tuzi agaciro ko kwibuka no gusigasira amateka yacu, tuzabikora umwaka umwe, imyaka 100, imyaka 1000, mpaka igihe n'ikinyejana cyacu kivuyeho. Nta rimbukiro na rimwe umuntu yagwamo, nta no kurimbuka kurenze kwibagirwa aho waturutse. Abanyarwanda bunze ubumwe, Abanyarwanda bakorera hamwe, Abanyarwanda bifuza sosiyete nziza, Abanyarwanda bazi ko ari Abanyarwanda bafite indangagaciro ndetse na kirazira bakimakaza ndi umunyarwanda. Nta munyamahanga n'umwe uzaza kuducengera. Nta munyamahanga n'umwe uzaza hano mu Rwanda mu gihe twunze ubumwe, mu gihe twemeye kuba twese Abanyarwanda, ngo acengezemo amacakubiri. Nta n'umwe waducamo ibice, nta n'umwe waza mu gihe twebwe twamwimye amatwi ngo agire icyo yadutwara. Wasanga ujya wibaza uburyo watanga umusanzu wawe nk'umunyarwanda nk'urubyiruko, wasanga ujya wibaza uburyo wakirinda amacakubiri nk'urubyiruko, wasanga ugifite na mentalite zo kuba ugifite ironda bwoko cyangwa se ironda ruhu, wasanga ufite icyo twakwita racisme mu buryo utazi. Ururimi tugira rwirukankira kuvuga ariko rukicuza cyane. Ururimi dufite ni inyama yigenga ariko ikontororwa n'ubwonko bwacu. Ushobora kuba aka kanya wibaza ngo impamvu z'ibyo ngibyo ni iyihe, impamvu uvuga bino ni iyihe? Amagambo arababaza, amagambo araryana kurusha n'inkota. Abacu twabuze 94 babwiye amagambo yari aremereye kurusha ko kwikoreza sititaho, kukwita ikinyenzi, kukwita inzoka, kukwita inyamaswa, kakwambura ubumuntu, kukuvana muri sosiyete y'ubumuntu. Ni rwo Rwanda twari dufite, ni rwo Rwanda twari twihagazemo muri kiragiye. None ubu ngubu aho turi kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, turi kubaka u Rwanda rwifuza iterambere, turi gusigasira byinshi bitandukanye twagezeho. Of course ntabwo twaba abafashwe n'amateka ngo twibuke tutiyubaka. That's why hariho slogan ivuga ngo twibuke twiyubaka, kuko buriya amateka yatambutse agufasha gucreatinga byinshi byiza bizagufasha hazaza. Yego, amateka yaturanze mabi
ubu ngubu adufasha kwirinda andi mabi y'ahazaza, agadufasha no gukuraho icyo cyuho cyaturanze mu myaka 30 itambutse, akadufasha gufata icyo cyuho cyaturanze muri ya myaka 30 itambutse, imyaka y'ubunyamaswa, imyaka muri ya mwaka w'1994, uriya mwaka w'umwijima, ijoro ryatinze gucya. Ariya amateka yose adufashe kubaka u Rwanda ubu ngubu rufite convention center yakira ama conference atandukanye, dufasha kubaka Bika Arena, kubaka Kigali City. Ariya amateka atuma duharanira cyane gukuraho icyo cyuho, twubaka uturere dutandukanye, dukataza mu iterambere. Impamvu nta yindi, nuko dufite amateka dushaka amateka dushaka gusigasira. Ntabwo ari uko habuze ibindi bintu mu ishuri byakirwa, ntabwo ari uko abarimu babuze ibitabo bakandika cyangwa se aba professionally mu kwandika ibitabo, ariko wibuke ko batasimbuka chapter cyangwa chapitre ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko impamvu nta yindi nuko iyo chapitre tugira ngo tuyisigasire, iyo chapitre ibe chapitre izamara igihe cyose. Ntago amateka ajyarangira bro, my sister. Ntago amateka ndi cya kintu kidashira, as long as ubundi iyo wanditse ikintu cyandikwa mu mateka, wakoze ikintu kikandikwa mu mateka, uzi yuko uzamenye neza yuko icyo kintu wanditse cyagiye mu mateka, nta na rimwe kizigera kirangira. Buri muntu wese yakifuza kwandika amateka, yakifuza kubaka legacy, ibigwi, yanakifuza kuvuga. Ariko se nimba wifuza kuvuga cyangwa ibigwi uri kwandika biri related ku gihe shusho? Ese ayo mateka wanditse ni amateka ameze gute? Abanditse amateka meza ubu ngubu tuvuga aka kanya ni abana b'inyange banze kwitandukanya, abubatse cyane amateka aka kanya tuvuga muri ibi bihe ni uwiringiye Imana hagati wanze kumva ayo macakubiri n'iryo nyokomoko cyangwa se uko guteranya Abanyarwanda. Uwiringiye Imana hagati wanze kwitandukanya n'Abanyarwanda, uwiringiye Imana hagati wakoze uko ashoboye kose kugira ngo yimakaze ndi umunyarwanda ndetse agaragaze ko Abanyarwanda ari umuntu umwe. Ayo niyo mateka dushaka, ubwo nibwo butwari dukeneye. Ubutwari butadusaba gufata inkota cyangwa imbunda ngo tujye ku rugamba turwane, ahubwo ubutwari budusaba umutima ukunze w'urukundo. Nta ntambara n'imwe warwana utayirwanye urukundo n'umutima ushaka ngo uyitsinde. Ntabwo igihe cyose intambara turwana zizadusaba imbaraga, umutima ukunze, umutima ushaka. Gerageza wegere abo barokotse Jenoside, izo nkomere ziza ukuri. Buriya muri kamere yacu nk'abantu, muri criterias zituranga dukunda abantu batwumva. Uzarebe iyo wagize ikibazo, iyo wahuye na situation runaka ikomeye, usabirebe, uzirebe nawe ubwawe, urebe ko utaba ukeneye umuntu ukumva, uba ukeneye kuganirizwa, ukaganira kugira ngo man, even though umuntu ataguhereza ibya mirenge umubwiye ikibazo cyawe, even though ataguhereza financially, kabone niyo atanaguhereza imodoka cyangwa inzu, kukumva buriya nicyo giciro cya mbere umuntu yakishyuye umuntu. Kumva, kwisanisha, kwigereranya. Why not utakisanisha n'umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi?
why not tutakumva umwana ukubwira ko yabuze ababyeyi? Why not tutakumva umuntu ukubwira ko yabonye umwana we bamusekura mu isekuru cyangwa bamukubita ku gikuta? Ese urumva uwo muntu nubwo wamuhereza miliyoni 100 zakomora igisebe afite ku mutima kurenza kumuhumuriza? Ese uratekereza cyane yuko uwo muntu niyo wamwicuza aka kanya ukamwicaza muri etage ifite nka floor nk'icumi, byakuraho icyo cyuho afite mu mutima? Ntabwo byagikuraho. Igiciro the price you have to pay cyangwa se igiciro dufite kwishyura ni ukubumva, kubaba hafi, kubaha ibitekerezo no kubahumuriza. Icyo nicyo kintu kiruta cyane ibyo bindi watekereza gutanga. Na niyo mpamvu ndi kukubwira ko aka kanya tuganira, ikintu cyose utakoranye urukundo, ingano yose n'uburemere cyaba gifite, nta gaciro kigira habe na gato. Ariko ikintu cyose wakoranye urukundo, uko cyaba kingana, uko cyaba gifite agaciro kangana kose, kigira umumaro. Hari igihe nabaga nicaye muri class, cya gihe abanyeshuri bibukira, cyagiye nyine abanyeshuri baba bageze mu gihe cyo kwibuka, kuko you know that kwibuka guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane kugera ku itariki 14, twibuka muri rusange nyine nk'abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose. Ariko especially ari muri iriya minsi 100 twibuka, noneho hari iminsi igenda iharirwa abanyeshuri, hari iminsi igenda iharirwa nyine abantu in particular place. So ndabyibuka cyane in the moment nabaga ndi muri class, iyo twageraga mu gihe cyo kwibuka blood, twabwirwaga amateka ugasanga twebwe tutayazi tutanabizi. Umwana arikubita hasi akarira, bakagwa ibihumure kubera amateka. Kwera imagine uri kubwirwa ibintu utazi, ariko byonyine ubuhamya uri guhabwa ni ubuhamya buri gutuma wumva nyine uri impressed cyane, buri kugukora ku mutima. Tekereza cyane none ku muntu wari wibereye aho ngaho, wari uhari wabyiboneye, wari uhari utarabibwiwe. Mutekerezeho, batabyibuza amasegonda 30 mutekerezeho, wumva akababara afite n'agahinda, wumve amarira arira buri gihe. Tubura abacu buri munsi muri biliyoni 9 zituye isi, buri munsi hitaba Imana abantu. Nubwo ntazi percentage bitwara cyangwa se ikigero cyo kwijana wenda bitaba Imana ku isi babarizwamo, ariko baba ari benshi. Imiryango itandukanye yibuza abantu ku isi bararira. Urizwa nuko wabuze umuntu umwe. Natwe Rwanda turira kuko twabuze miliyoni y'inzirakarengane, miliyoni y'abantu batigeze bagira uruhare mu byabakorewe. Abanyarwanda turira buri mwaka twibuka abacu bazize uko basaga. Mu Rwanda dufite agahinda. Abanyarwanda dufite umusaraba duhetse, dufite igikomeye, dufite inkinyimira ku mutima, dufite intambara turwana buri gitondo.
intambara yo kwibuka abacu bazize Jenoside, intambara yo kwisanisha cyangwa se yo guhereza agaciro imibiri tubona buri munsi mu nzibutso. Iyo ntambara tw'Abanyarwanda tuyihoramo. Ntabwo ari intambara yo kwibuka umuntu umwe, si babiri, si batatu, si ibihumbi ijana, miliyoni y'abantu bishwe urw'agashinyaguro, bishe bakorewe torture cyangwa torturing, bishwe badafite n'uburyo bakirwanaho, bishwe bameze nk'ibishibwa cyangwa se abantu bahawe akato, bishwe bitari ubumuntu ahubwo bishwe nk'inyamaswa. Twebwe Abanyarwanda buri munsi icyo giciro turacyishyura, buri munsi ako gahinda turakagira. Niyo mpamvu nta munyamahanga uzigera wumva uburemere bw'ibintu tumva cyangwa se tuvuga kurusha uko twebwe ubwacu twabyumva. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzigera wumva umutwaro twikoreye umaze imyaka 30 nk'uko twe ubwacu tuwumva. Nobody knows that. Nobody know which the price dupayinga buri saha. Amahirwe dufite rero ni uko tuyobowe n'intore barusha intambwe Perezida wacu Paul Kagame. Nkunda ko buri munsi biganira akora byiganzamo gukunda igihugu. Nkunda yuko mu biganiro buri munsi akora atibagirwa amateka yaturanze, amateka yaranze biriya bihe byacu byatambutse, ariko akatwigisha kutaheranwa n'agahinda. Nkunda ko Perezida wacu buri gihe atubwira ngo twe rubyiruko turi imbaraga z'igihugu. Turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Turi urubyiruko ruzavamo abamusimbura ejo cyangwa ejo bundi. Turi urubyiruko ruzajoyininga urwego rwa gisirikare tukarwanira igihugu. Turi urubyiruko ruzajoyininga urwego rwa gipolisi tugacunga umutekano. Nitwe rubyiruko, nitwe Abanyarwanda b'ejo hazaza. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kuganira nawe Munyarwanda w'ejo hazaza rubyiruko. Tekereza ku gaciro uhabwa buri munsi iyo umuyobozi w'igihugu akuganiraho. Tekereza contribution watanga nk'Umunyarwanda bitagusabye kuba warwana ku rugamba, wafata imbunda, wafata intwaro ngo ujye kurwana face to face. Tekereza uburyo warwanisha ubwonko kandi ukarwanira igihugu cyawe. Ibyo nta handi bizanyura sibye mu rukundo, gukundana, kwiyumvanamo, kubona Umunyarwanda nka mugenzi wawe, gusunikira kure abo ngabo bashaka kwerekana yuko ideology cyangwa genocide ideology gihari, ingengabitekerezo ya Jenoside gihari. Abo nubima amatwi, nubasha kubaka ubumwe nk'Umunyarwanda, nubasha gufata ugakurugutura ugutwi ukabona ahantu u Rwanda ruturutse naho ruri kugana. Weho rubyiruko nubasha kumva neza yuko iterambere ry'u Rwanda rigushimishije, iyo contribution niyo twe dushaka. Ibyo bari duhereza agaciro, bari byo natekerezaho. Biba bisekeje iyo bitarakubaho, biba bisekeje iyo utarakina football, abakinnyi ba football ngo byibuze mu bakinnyi 11 mwari mufite mu kibuga havemo umwe ureba icyuho gisigaramo.
ibyo umuntu abikubwiye umukinnyi abikubwiye wamuseka. natwe hari abanyamahanga twabwira aya mateka bagaseka. hari abanyamahanga bakumva ingi bakumva birasekeye, ariko we know that erega brother wanjye, my sister, nta muntu uzatwumva kurusha uko twe twiyumva. Nobody. nta muntu uzumva uburemere n'agahinda utwe dufite, nta n'umwe. ntabwo twe dukeneye yuko imvura y'imihana izagwa iwacu, ntabwo twe dukeneye ko imvura yacu izagwa iwacu ariyo yigwishije, akimwana kaza imvura ihise. kandi abo twaburiye mu isiza ntaho tuzabona mu isakara, abo twabuze 9/4, abo twabuze muri cya gihe twari dukeneye ubufasha, muri cya gihe umunyarwanda cyangwa se inzirakarengane z'abatutsi abasaga miliyoni bapfaga bakubufasha batakamba mu marira menshi, agahinda ndetse n'ububabare n'umutima ushaririye. ntabwo ari bo tuzabona muri aka kanya, ntabwo ari bo aka kanya bazatwumva batatwumvise kiragiye. ntabwo umuntu utarakumvisha ushonje yakumva uhaze. oya, umuntu kumva neza n'umuntu wumva ko akunda ushonje akamenya n'icyo ukeneye. twe turiyizi, ntabwo turi kwiyiga. tuzi n'igiciro byadufashe, tuzi n'icyuho byasize, tuzi agaciro kabo twabuze. ntabwo rero ntabwo this moment, ntabwo twebwe nitutiyiga, nitutamenya ngo amateka yacu ni aya ngaya, nitutamenya uburyo tuyasigasira, ntabwo uturutse United States, ntabwo uturutse za Poland mu Bwongereza ariho uzaza gusigasira ayo mateka aho byakunaniye gusigasira. navuga byinshi, natangaza byinshi, ariko bitangana n'uburyo numva umutima wanjye uremerewe. nafashe umwanzuro wo kuganira namwe kugeza iki cyumweru cyose kirangiye, kugira nanjye contribution yanjye nk'urubyiruko. we are not here kugira ngo twigire abanyabwenge, nta nubwo turi hano ngo twigire intyoza, ntabwo turi hano kugira ngo dukunde igihugu, dutangaze ibyo tuzi, dukosorwe n'abazi ibirenze ibyo tuzi. niyo mpamvu buri munsi tubabwira ngo mujye mu biganiro byacu, mwandikemo comment, mujye musura inkuta zacu za Instagram, Facebook, muduhe ibitekerezo. wasanga ufite byinshi uzi ukeneye kuganira natwe, ukeneye kuganiriza abanyarwanda. buri munsi dushyira pin number aho ngaho, dushyiraho nomero. niba ufite ubuhamya ushaka guhereza abanyarwanda, niba ufite byinshi waganiriza urubyiruko rukagira aho ruva n'aho rugera, kubera icyo utaza kugira ngo natwe dutange contribution yacu. turi kwibuka ku munsi wa 3 uzaranga kino cyumweru. icyunamo cyatangiye ku cyumweru kizamara iminsi 7, ariko nyuma y'iyo minsi 7 tumara muri rusange iminsi 100 twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. reka nizere ko ibi bihe turimo tubifatanyije, reka nizere ko utigize nyamwigendaho ngo wema agaciro iki cyuho twasigajwe, reka nizere ko amarira y'abataka buri munsi n'agahinda bafite uyumva, reka nizere yuko wabashije no gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ijye kunyuzaho ibiganiro byiza ibikugezeho 5 kuri 5. reka nizere yuko kuganira nawe byibuze ari icyo bikunguye, reka nizere yuko utamfata nk'umuntu wigize umunyabwenge cyangwa se wigize intyoza,
ahubwo utege amatwi cyane ibyo mba nkubwira. Ntabwo ndi mukuru cyane ariko nta nubwo ndi umwana, ndi muto utari gito, turi bato batari gito. Ntabwo ndi umwana utazi gutandukanya ibintu byiza n'ibibi. That's why buri munsi mba ndi hano kugira ngo nkuganirize. Reka nkomeze nkwifurize kwimerera neza rero, nkomeze nifuza abo barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nkomeze nifurize abanyarwanda muri rusange gukomeza gukomera, kuba inkomere zihagazeho, gusigasira amateka yacu. Hano kuri Media TV iwacu nta kadasohoka, turajya tubana buri munsi. Nkwibutse kwikora subscribe kugira ngo njye nawe tujye tubana buri munsi, kandi Imana y'amahoro ikurinde. Yari